Dutangiranye abantu babiri bafunguye hano n'umuhungu n'umukobwa, basangamo umugabo wicaye ufite ibintu by'ibikapu ubona yambaye nabi, ikigofero. Harinjira umusore atavuga ati uyu muntu ni bwoko kira, ni umusazi urimo hano. Wa mugabo ahita ahaguruka, umukobwa ati reka mufashe. Umusore ati oya, urabona uyu muntu umeze gutya adafite indwara, atakwanduza indwara. Wa mugabo ahita ahaguruka, ubona ameze nk'umusazi, arahaguruka akora ingofero gatoya, areba aba bantu, areba umukobwa ahita avuga ati wawu, mu bitekerezo ati mbega ukuntu afite amaso meza, mbega ukuntu areba nk'umuntu witonda cyane, umuntu ugira umutima mwiza. Ubona nyine ibitekerezo bisa bijya kure. Umusore atari ko se kumubona murebana nkaho muziranye bimeze biti. Umugabo ahita avuga ati mbabarire. Nuko wa musore ahita avuga ati sohoka ahangaha se nyine, genda va ahangaha ugende. Umukobwa akomeza kumureba, ubona yamwishimiye. Umugabo ahita amubwira ati mbabarire. Wa musore ahita amubwira ati va ahangaha ugende, reba ukuntu usa n'ukuntu umeze. Mana yanjye, umusore kagira umushiha cyane, ntabwo wamenya ngo ni ibiki. Umukobwa ahita areba wa musore arangije, umukobwa ahita amubwira ati okay John, ngaho reka dutahe tujye mu rugo. John aramubwira ati oya, uragenda muri esanseri se? Ubu ngubu ko wagenda muri esanseri ivuye muri uyu muntu umeze gutya, ngo wagendamo kugira ngo bigende bite? Reka duce ku maesikariye. Ubona umukobwa ntabyishimiye, tumuhungu noneho mana yanjye. Nuko ahita amubwira ati ahubwo reka tujye gukaraba n'isabune n'amazi meza, maze duce ku maesikariye. Umuhungu n'umwirasi koko. Nuko arangije, umukobwa akomeza kumureba, umuhungu akomeza amubwira ati reka tugende rwose dukarabe, uyu muntu ashobora kuba afite n'indi ndwara twanduza. Umukobwa akomeza aramureba, biramurenga ati noneho uyu muntu turi kumwe we ni ikindi kintu. Umukobwa areba muri esanseri, abona wa mugabo yasizemo igikapu, arakireba, avuga ati mu maso ye mbonyemo ikindi kintu. Areba neza, afite mu maso heza, ntago asanzwe uyu muntu. Arangije atubwira ati nitwa Monica, iyi ni inkuru yanjye y'urukundo. Tugiye kumva inkuru y'urukundo rero ya Monica. Icyo nabanza kukwibutsa ni ugukora subscribe kugira ngo inkuru nk'izi zigeze kugeraho ku gihe, ugatera comment, ukaduha like n'ibindi byinshi. Nuko barakwereka John na Monica bahise bataha bajya gusangira. John arimo aramubwira ati ese ntabwo wakishimira intambwe bagiye kunteza mu kazi, ko bagiye kunzamura mu ntera? Monica aramubwira ati nta kibazo. John akomeza amubwira ati ngiye bagiye kunzamura mu kazi, ariko sinzi impamvu mbona utabyishimiye, ntago mbona ubyishimiye rwose, ntago nzi impamvu. John ari kubona akavuga nk'umuntu w'umwirasi wiyemera. Monica aramubwira ati ibyo nta kibazo, gusa bisaba kwihangana, kugira umutima ukomeye, ubwo rero ntago nzi niba uzabishobora. Nuko John aramureba aravuga ati ngomba kubishobora, ariko bagomba kumpindurira bakampa akandi kazi keza gasobanutse. Nanone ubona yabigiriyemo umujinya. Nuko hakirimo avuga ngo agomba kumuha akandi kazi keza, ako kanya haba hari umuntu ukomanze ku rugi aho bari. Nuko Monica ahita amubwira ati hari ukomanze, wajya kumureba ukareba uwo ari we, tukareba iyo nicyo dushakira. Nuko John aravuga ati okay nta kibazo, noneho reka nze mpaguruke njye kureba uwo muntu. Monica ariko ubona ko uyu muntu bari kumwe atamwishimira cyane, ubona ntamwisanzuraho. Uyu musore ariyemera, umusore mbese wagira ngo ni umukobwa, ndabona ntazi ibyiwe. Monica biramurenga, avuga ati uyu mukunzi noneho mfite ni akaga. Ahita aza avuga ati ninsanga Trump ndakwica. Aza n'umujinya mwinshi, agiye kumutera ingumi. Uyu nawe ahita amubwira ati
hano hari umuntu wabategereje umwanya munini, sinzi impamvu mutari kumubona ngo mube mwamufasha. Mbese John asanzwe yakekaga atari we, nuko avuta amwereka wa mugabo, aramubwira ati umugabo yahereka arabashaka, nimumufashe mwumve icyo akeneye. Wa mugabo umeze nk'umusazi bahuriye muri esanseri abaraje, nuko aramusuza ati mumeze mute? Ati icy'ingenzi ni amahoro nimuhumure. Nuko umusore aramureba, umugabo ucishije makeya arangije atamubwira ati nanone ni wowe, tari ku bundi ahangaho ubu hashaka iki? Umugabo aramubwira ati nta kantu nibagiwe, nagira ngo nze mbabaze niba hari ako mwaba mufite mukama. Amubwira ati va ahangaha agenda, ibintu byawe se twabikoraho tubibaza icyo. Baramukingiranye. Mbega umusore umushiha ntago asanzwe, ni ukuri ndabona ari mushya mu maso yanyu. Umusore ugira umushiha nk'abakobwa. Ako kanya Monica baraje amubaza ati ninde uri hano? Ahita amubwira ati ni wa musazi wawe. Monica itaza arangije araza arafungura ngo arebe ari we. Reba umwiryo umuhungu ahagaze. Arangije atamubwira ati biretse kugenda, ati ni igikapu cyawe uje kureba se nkiguhe? Umugabo atamubwira ati yego nicyo. Disi aragaruka, cya gikapu yari yataye Monica yaragifashe arakibika. Umusore amureba misese mubona mbese bimeze nk'umuntu ukira. Monica arakizana arakimuha, umugabo aramureba aramubwira ati murakoze. Nuko John atamubwira ati ngaho va ahangaha ugende, noneho ndumva ibyo ashakaga birangiye. Monica aramureba ubona yarumiwe bitewe n'umushiha uyu musore agira. Uwo mugabo aramubwira ati murakoze, iki gikapu ni icy'agaciro kuri njyewe, Imana ibaha umugisha rwose. Monica akomeza amureba ati mu maso hawe harasa neza, urareba neza, ariko yibwira mu mutima ati ndumva utamva iruhande, sinzi impamvu wa muntu we, sinzi impamvu rwose ndi kubona utagenda. Nuko Monica akomeza kumureba ajya mu bitekerezo, aravuga ati ntago numva wansiga kandi umeze gutyo. Jonathan amubwira ati ariko ko murebana nkaho muziranye, ubundi muziranye hehe? Ndabona rwose ibyanyu atari shyashya. Umugore amubwira ati oya ntaho, nuko nanje kureba igikapu cyanjye ndagikunda, ni icyo ntwaramo imyenda n'ibyo kurya bampaye, ubwo rero ntago banumva nagisiga. Monica arabirira aramubwira ati okay, noneho niba ari icyo usaremo ibyo kurya uretse gatoya, buntegerejeho gatoya hano ndaje. John areba Monica sesemira amwica. Areba uyu mugabo aramubwira ati ugumaho ngaho, ugumaho uhatagira ahantu ujya. Umugabo aramubwira ati yego humura nta hantu ndi bujye. Umugabo utuje cyane uvuga makeya rwose. Nuko akomeza ahagaze aho ngaho. Monica ahita aza aho bari bari kurira, arangije araza afata akamvelope. John ahita amusanga atangira gupakira ibyo kurya ku byo bari barimo bararya. John ahita azamubwira ati ifunguro ryacu se ugiye kuritanga? Monica amubwira ati ariko se ibintu byose urabimara koko? Wagiye ugira n'umutima byibura ukishyira mu cyimbo cy'umuntu. Ibi bintu biri hano twabimara, kandi iyo twabimara twagura ibindi, reka tumuhe hagenda ajya kwirira. John biramubabaza. Nk'abantu mujye mugira umutima mwiza, umutima utanga ntacyo utwaye. Icyo nkora kwibutsa no gukora subscribe, like, comment, ukanakora share video nk'iyi nziza ikagera ku bantu benshi. John biramubabaza. Monica we akomeza gupakira utwo kurya dukeya kubyo bari barimo bararya. John amubwira ati nibyo se ugiye kubitanga? Ariko se Monica akamureba amubwira ati ko John wagiye utuza koko. Nuko Monica aramubwira ati humura usagura ibindi rwose, ibi se ni Kampala. John amubwira ati aha, ndabona noneho ntazi ibyawe. Gusa uyu musore mu bigaragara ntabwo ari umusore mwiza, ntabwo ari umusore wubaha umuntu uwo ari we wese, kandi ntabwo ari ibyo. mujye mwubaha buri wese uko ameze kose, umwubahire uko ari. Hari impamvu aba yarabaye kuriya, nawe waba nkawe. Monica ahita aza na ya envelope irimo ibyo kurya.
araza aramubwira ati ngaho noneho akira ugende ufungure, ni iby'uyu munsi gusa, ni iby'aka kanya, biratetse ugende urye. Ariko Monica akomeza kumwitegereza, akomeza kumva yibwira mu mutima ati ndumva utansiga, ndumva nguma iruhande. Nuko John ahita abwira wa mugabo ati nizere ko bagukoreye anniversaire, nizere ko uyu munsi biri bugushimishe rwose, wari umunsi udasanzwe. Haje no kumucyurira disi. Monica ariko akomeza amureba avuga ati uyu mugabo ndabona mu maso he arareba neza, uyu mugabo ndumva atansiga, uyu mugabo ndumva ari we w'inzozi zanjye, sinzi impamvu numva ari kunkurura bingana gutya, ntabwo nzi impamvu. Umugabo naramwitegereza aramureba. Monica akomeza kujya mu bitekerezo byinshi avuga ati ntabwo usanzwe wa mugabo we, ndabona urudasanzwe. Arangije ahita agaruka ava mu bitekerezo amubwira ati ngaho genda ujyane ibyo kurya. Umugabo arabireba arabifata, arangije amubwira ati urakoze cyane, uri mu bantu bake bangiriye neza, nagiye mpura nabo, ati Imana iguhe umugisha, ati murabeho. Umugabo arasezera, two kurya aradufata, Monica aguma aho ngaho. Nuko John amubwira ati okay. Nuko Monica akomeza kwibaza ati sinzongera kukubona basi vuba. Nuko John ahita amuhereza icyahurira amubwira ati umva ngiye rwose yanukiye cyane, ngiye kugenda njye mu cyumba njye gukaraba ku mazuru nkarabe n'isabune kuko umunuko uranyishe. Monica aramureba. Uyu musore arirya cyane ariko bitangaje, umuntu umva n'umuhumuro mubi akajya no gukaraba ku mazuru n'isabune, biratangaje. Monica we akomeza yibereye mu bitekerezo yibaza ati si umugabo nzongera kumubona, ati si umugabo byibura vuba nzongera kumubona cyangwa bibaye ubwa mbere n'ubwa nyuma. Monica mu bigaragara akunze uyu mugabo. Haciyemo iminsi Monica atekereza gutya ati niba azamubona asohoka ahangaha, agisohoka abakubitanye n'umuntu wicaye hasi, ahagurutse abona ni wa mugabo. Amubwira ati urankanze, amubwira ati mumbabarire ntabwo nashakaga kugukanga. Monica ati umeze ute? Umugabo ati meze neza, ati none ko uraha, ati nyine impamvu ndaha nagira ngo ushimire, anyeretse umutima mwiza, umutima udasanzwe, rero niyo mpamvu nagiye gushimira. Monica ati nta kibazo, ni ibisanzwe nta kibazo rwose. Monica agiye kugenda, umugabo ahita amuhagarika amubwira ati ariko hari ikintu nashaka kubwira, numvaga nta kwihererana, ntago nkuzi nawe ntago nzi, ariko hari icyo numvaga nshaka kukubwira kandi icy'ingenzi kuri wowe, ni amakuru y'ingenzi numvaga nshaka kuguha. Se wakibaza uyu mugabo umeze nk'umusazi, amakuru afitiye Monica, umukobwa mwiza gutya ni ayahe? Ese ibyo avuga nibyo? Anje atangira kumutekerereza ukuntu yari ari ahantu ameze nko muri puberi arimo ashaka ibyo kurya. Arangije yumva abantu bavugira inyuma ye, ahindukiye abona ni John, wa musore bakundana, ari kumwe n'undi mukobwa, arimo amubwira ukuntu amukunda, arimo amubwira ukuntu azamwitaho, arimo amubwira ukuntu bazabana, arimo amubwira ukuntu ari gushaka amafaranga. Mbese bigaragara ko John yamubonanye n'undi mukobwa utari Monica, barimo baravugana ibintu byo gukundana, ukuntu bazabana, ukuntu zamwambika impeta. Umugabo arabyumva, bafata nk'aho ari umusazi, arabyumva, areba uko ibintu barimo, uburyo bafatanye bakoranaho. Mana yanjye, arimo arabitekerereza nde? Monica. Nuko barangije baranasoma nawe. Mana yanjye, John burya ni umuhehesi. Abibwira Monica, Monica arumirwa amubwira ati kubera iki ibintu bimbwiye, kubera iki ibintu bimbwiye, urashaka kuntandukanya na John? Amubwira ati nyine nagiraga ngo ubimenye, wabonye uri umuntu mwiza, numvaga nta mpamvu yo kuba naguhisha ayo makuru. Monica amubwira ati ibyo ngibyo ndabimenyereye, ibyo ngibyo ndabimenyereye, gusa ndamushaka, ndamukunda. Umugabo ati nta kibazo,
nuko umugabo akomeza amureba, Monica akomeza amubwira ati abantu nk'abo ndabamenyereye muri segonderi bigeze kunyirukana bankopereye homework, abantu nk'abo ngabo bahora bambabariza umutima, muri kaminuza nabwo baranyirukana, nafashe umwana ndamusinyira yasibye aranyihakana. Rero na John nawe akomeje kumbabaza, arambabaza umunsi ku munsi, umutima wanjye arawushenjagura akawucamo ibice, ariko nta kundi, ndamushaka ndamukunda ndakuze. Umugabo aramureba abona ukuntu umukobwa afite agahinda, umukobwa akomeza kubabara, arababara koko kubona uwo akunda amuca inyuma, gusa bigaragara nk'aho ari ibintu azi akora. Nubwo ati John nanone arongeye, nanone yongeye. Abantu mufite abakunzi babaca inyuma, mwihangane rwose, birababaza ariko mwihangane, Imana izabashumbushe niko navuga. Monica arababara, Monica aravuga ati nta kundi ariko ndamukunda, mukeneye iruhande rwanjye, mu gahinda kenshi, mu nseko irimo amarira, ariko arambabaza John, umunsi ku munsi arambabaza. Kandi koko urebye kuva aho twatangiriye ntabwo wigeze ubona bishimanye nk'abantu bakundana, ntabwo wigeze ubona bahuza urugwiro. Monica disi ari mu rukundo rubabaje, ari mu rukundo rumushenjagura umutima, ari mu rukundo mbese rumumenera umutima rutamushimishije. ni ukumubwira ati wihangane rwose, wenda Imana izaguha undi muntu mwiza muhuza, agukunde nk'uko nawe ukunda. Monica mu nseko irimo amarira menshi araseka, arababara. Umugabo ahita amubwira ati nibyo nashakaga kukubwira, rero njyewe ndumva nagenda, gusa wangiriye neza, numvaga ntareka kubikubwira, Imana ikomeze ibane nawe. Monica biramurenga, Monica arababara, Monica abura icyo afata, abona n'icyo areka. Abonye wa mugabo agiye, arahindukira aramureba, arangije aramubwira ati waba uhagazeho gatoya se, uretse kugenda ngire icyo nkubwira. Wa mugabo arahindukira aramureba, nuko Monica ngo ati twajyana, wanyemerera tukajyana mu rugo, ugakaraba, ugahindura imyenda, nkaguha n'ibyo kurya. Ndumva ibyo bintu ukomeza gutwara bimeze bityo, numvishe umuntu mwiza ushobora kuba ufite wenda icyaguhinduye gutyo, ariko nyemerera uze tujyane mu rugo ndagusabye. Wa mugabo abitekerezaho, reba umukobwa, arangije kuko aremera, barajyana. Muri ako kanya barakwereka hari uvuye muri dushe akenyeye akayisume, turebye disi tubona ni wa mugabo, burya ni Bogari we, urabona yogosha ubwanwa, yakuyemo bya byenda, wawo ni umugabo mwiza rwose, umusore mwiza. Monica arahindukira aramureba avuga ati umutima ati burya ni na mwiza disi, ntabwo ari umutima gusa no ku isura ni mwiza. Mana yanjye, Monica ubona yaguye mu kantu, ubona arushijeho kumukurura. Mugabo aramubwira ati namaze koga, ati none ndambara iki? Monica aramubwira ati genda urebe robe iri muri dushe uyambare nta kibazo. Umugabo aramubwira ati murakoze, reka noneho nyirebe. Nuko arangije ahita agenda ajya kuyireba. Monica nawe asigara aho ngaho yibaza ati n'ibiki mbonye, turiya mugabo ni mwiza bingana kuriya. Nuko ubona biramushimishije, ubona arushijeho kumukurura, ubona mbese yongeye kubona undi muntu mushyashya utandukanye n'uwo yabonaga, kandi bafite umutima umwe, biramushimisha. Wa musore nawe aragaruka yambaye akarobe ubona gatoya katamukwiriye, haje amubwira ati nta kibazo ariko abona ni gatoya. Monica araseka aramubwira ati nta kibazo kuba ari gatoya, ibyo nta kibazo, nzagushakira indi myenda igukwiriye, ngushakire n'indi igukwiriye, ariko nyine uyifashishije.
umusore aramubwira ati murakoze rwose kubwo kunyitaho, Imana ibaha umugisha. Nuko Monica akomeza gutegura ibyo kurya, nuko Monica ahita aza amusanga amureba amubwira ati umeze neza rwose, urasa neza, wabaye mwiza pe. Nuko arangije ahita amuhereza akaboko aramubwira ati nitwa Monica, undi nawe arahita amubwira ati nitwa Harry. Mu bigaragara disi yanamufashaga atanamuzi. Monica igira umutima mwiza, abantu mugira umutima mwiza ndabasuhuje, abantu mugira umutima wo gufasha, Imana ijye ibaha umugisha. Umusore arireba aravuga ati ndabona nanjye ubwanjye nahindutse, ndabona nanjye ubwanjye ntasanzwe. Monica akomeza kumwitegereza araseka disi, ubona byibura muri we hongeye gutahamo ibyishimo. Monica aramubwira ati urasa neza rwose, urasa neza, wabaye mwiza cyane. Umuhungu aramubwira ati murakoze, Imana ikomeze ibaha umugisha. Monica akomeza amureba yibaza mu mutima we ati uyu mugabo ntago asanzwe. Muri ako kanya rero baratwereka ari nijoro, ibiryo byaje gushya, baza gusangirira ku meza hamwe. Monica na Harry basangira ibyo kurya, baraganira. Harry avuga ati biraryoshye, bimeze neza. Monica ariko ukabona aramureba, ukabona yamukunze. Umusore nawe arabyataka, ibyo kurya n'ibyo kunywa, maze iminsi ku muhanda ntabyo abona, nawe arataka. Monica amubwira ati ariko amakuru yawe bimeze bite, kuki uri umugabo mwiza, umusore mwiza, ariko ukaba wari uri ku muhanda umeze nk'umuntu utagira icyo akora, ubundi inkuru yawe ni iyihe? Si kiriya gikapu ugendana utajya usiga kivuze iki kuri wowe? Umugabo ahita afata cya gikapu arakiyegereza, aragifata, aravuga ati iki gikapu ni icy'amateka. Byose mu mateka y'igikapu n'umugabo ni ayahe? Amubwira ati wari umunsi umwe turi ku mazi njye n'umukobwa wanjye, disi Harry yari afite umwana. Ati umwana wanjye mpindukiye ndamubura, nsanga yarohamye mu mazi. Ati ngerageza kuba namukuramo, ngerageza kuba namurohora, atari ku biranga by'ubusa, umwana wanjye arapfa. Rero iki gikapu nicyo yari afite icyo gihe, nagisigaye nk'urwibutso. Umugore nawe yaje kunta, amaze kunta kubera ko umwana yarohamye agapfa, amaze kunta nanjye mbura ibitekerezo, mbura imbaraga zo kugira ikindi kintu nakora, mbese amera nk'umuntu utaye umutwe cyangwa se navuga urwaye trauma. Ati rero niko kumbona ameze kuriya, ariko si uko ntacyo nshoboye, ahubwo n'ibyo byose byagiye bimbaho bigatuma numva meze nk'umuntu w'umusazi udashoboye kwitaho, udashoboye kugira icyo nakora. Monica arabyumva disi, ubona agahinda karamwishe, ubona arababaye. Nawe birababaje ariko kubona umwana apfuye, umugore akaguta aho kugira ngo agukomeze. Monica avuga ati ihangane. Monica ararize disi, akambwira ati ihangane bibaho. Ndamubwira ati yego, kandi murakoze gukomeza kumba hafi, mwanyeretse umutima udasanzwe kandi umutima mwiza. Monica we mu bitekerezo ati uyu mugabo ndamukunze cyane. Harry akomeza amuganirira iby'inkuru yiwe, amubwira uko ibintu aba agenda abibona, amubwira uko yabonye umukunzi we. Ariko mujye mumbabarira, ndakuvugisha ukuri, ntabwo nishimira kubona umuntu ajya mu rukundo rwa feke rutari urwa nyarwo, umuntu ababarira mu rukundo. Monica akomeza kumutega amatwi, ubona yishimiye umuntu bari kumwe, ari n'akamarira ashoka bitewe n'inkuru yamubwiye. Ariko Monica mu bitekerezo bye ukabona yakomeje kumukunda, ukabona aramureba neza, ukabona yoroshye, ukabona byibura mu isura ye harimo ibyishimo. Umugabo
akimara kumubwira inkuru ahita afata cya gikapu agisubiza ku ruhande ambwira ati uwo niwe wari njyewe rero niwe wafashije na n'ubu gifasha. Nuko eje ndamubwira ati ariko hari umuntu ukomanze. Nuko Monica ahita amubwira ati nta kibazo reka nze murebe gusa nizere ko meze neza. Nuko arahaguruka arangije ajya kureba umuntu ukomanze. Undi nawe amaze kurya aza gukaraba ahangaha, barangije bajya gukuraho ibintu barahuza gutya. Nuko Monica na Harry bararebana, ubona barishimiranye, ubona batangiye kwegerana gake gake, abantu bagiye gusomana we. Nuko bagiye gusomana rwose ubona byagezweho, haba hari ukomanze bahita babireka. Nuko Monica avuga ati okay kanjye kureba umuntu ukomanze. Hari nawe ubona baramubabaje kuba badatumye se umukobwa. Nuko afunguye umuryango wahaba asanga ni wa musore wacu w'umwiyemezi John. Nuko ahita azamutonganya ati kuki wanyirukanishije mu kazi, kuki wabigenje kuriya, wowe byagenze bite, ubugome wabwize gute. Azatongana. Monica amubwira ati tuza ntago nijya kwirukanishije, ahubwo imico yawe niyo yakwirukanishije. Uyu musore gukorana nawe biranagoye mu bigaragara, umusore ugira umushiya bingana gutya. Nuko akiri aho ngaho wa musore Harry abaraje ambwira ati bimeze bite ko numva uri gusakuza ahangaha. Nuko Monica aramubwira ati nta kibazo gihari. John aramureba aramuseka ati usigaye ukundana n'abasazi noneho, nirwo rwego ugezeho, niyo mpamvu warahanze ko ninjira. Monica atamubwira ati rekera aho ngaho, ibyo wakoze birahagije, rekera aho ngaho, ibyo ngibyo byunguye ntago bikureba, reba ibyawe. Umusore nawe aramureba aramwihorera. Nuko John arabireba araseka, areba Harry aramubwira ati ni wowe wanyinjiriye. Nuko Harry aramubwira ati umusore nkawe se utagira ikintu yitaho, kubabaza abantu gusa, ubundi wita kuki, umaze iki? Noneho Harry utarajyaga avuga yavuze, yashize ubwoba. John arabireba aramuseka aramukwenkwenuka avuga ati cyakoze Monica niba ari uru rwego ugeze rwo gukundana n'abasazi urababaje pe, urababaje. Monica aramwihorera. Undi nawe akomeza kumubwira ati urababaje, aramuseka cyane ati umva nkugiriye n'impuhwe rwose, ndanakubabariye pe, ndakubabariye. Akomeje kuba amagambo menshi. Harahita amubwira ati ndekera aho ngaho, sohoka aha ngaho ugende, niba umubabariye urakoze, urasohoka aha ngaho. Jonathan amubwira ati wowe noneho wavuze ati ngaho reka mbareke, reka nigendere, uzahirwe pe, uzahirwe. Aragenda. Disi bigaragara nta nubwo akundaga Monica, ntago yamukundaga kubona amoranye n'undi muntu, kabona yishimira kugenda, kabona yishimiye kumuta. Nuko Monica arabireba aravuga ati okay ibintu bimeze neza nta kibazo. Harahita amubwira ati ngwino twigendere mwihorere byose bizashira. Nuko Monica aramureba aramubwira ati umutima ati ndagukunze. Nuko baragenda disi baricara barasangira, barakomeza baraganira, ubona bahuje urugwiro, ubona bishimiranye, ubona disi Monica byibura abonye umuntu mu buzima bongera guhuza urugwiro akongera akamwishimira. Barasangira baricarana, ubona ameze nk'abantu batangiye gukundana rwose, babwirana amagambo meza, babwirana inkuru z'ubuzima. Ubona Monica yongeye kwishima, ubona mu maso he hongeye gutaha umunezero. Bakomeza barebana, bakomeza basangira. Nuko Harry amureba neza, muri amaso meza areba neza. Monica abonye ku munsi wa mbere, Monica nawe
akomeza amureba amwitegereza avuga ati naragukunze wa musore we, ndabona rwose uri umuntu udasanzwe. Harry nawe akomeza amuganiriza inkuru amubwira neza. Monica araseka ibyishimo biramutaha, batangira kugenda begerana gake gake, batangira kugenda begerana uko baganira begerana basomana. Nuko Monica aratubwira ati iyi niyo ari inkuru yanjye y'urukundo, mwakoze kubana nanjye, Imana